n'ubundi ukajya muri uwo mugabane wasengera igihugu ariko hari abahanuzi bakuru. Yego. Bivuze ngo hari aho urwego rwawe rutaragira kugira ngo ugende wicare bakugisha inama bagire bati muri iki gihugu nta muhanuzi mukuru urimo. Barahari. Ni kuki nyine batajyaho ngo bagisha inama? Barahari, ahubwo impamvu waba utabazi ni iyihe kandi uri umunyamwuka kuko utamenya abanyamwuka bagenzi bawe ngo umenye abahanuzi bagenzi bawe bakuru aho barabuze. Barahari. Hari ababuzi bajya kugisha inama. Barahari. Imana iguhumurize. Rero ari umunyamakuru ujya ukunda kuvuga ngo agaseke k'amakuru tukerekeje ahantu aha. Agaseke wadupfunyikiye k'amakuru Imana iguhaye kugira ngo uze ugeze ku banyarwanda, uze ugeze ku bakunzi ba Nutebe TV 450. Nukuri tuguhaye urubuga utugezaho icyo Imana yagutumye, ubundi twumve icyo Uwiteka abwira amatorero. Karibu mukozi w'Imana. Ndumva ngiye gusoma ijambo mu nzira mu rusengero akabona urahagurutse uratitiye, aravuga ati sha ntabwo uri buncikaho utaha hose ndagutahaho, cyanze bikunze urambwira icyo Imana yakweretse, urambwira icyo Imana yakubwiye. Noneho bigatuma abantu bareba bakavuga ngo abiringiye Uwiteka ni bari yabahawe gutitira, ni bari yabahawe impano, ni bari yabahanuzi, ni bari bavuga butumwa, ni bari yabasoma ijambo ry'Imana, ni bari abaririmbyi bafite ijwi ryiza mbese bazi kwantona neza, ngo nibo ngo biringiye Uwiteka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nawe wiringiye Uwiteka. Mu gihe wavaga mu byaha, mu gihe warekaga ubusambanyi, mu gihe warekaga ubujura, mu gihe warekaga ubuteka mutwe, mu gihe warekaga ubuhehesi, mu gihe wavaga mu bintu byose bidahesha Imana agaciro ukavuga ngo ngewe nubwo nta kindi kintu gumama. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe rero nawe wagiye mu bantu biringiye Uwiteka. Hanyuma icyo usabwa gukora ni iki? Ni ukuguma mu mwanya winjiyemo, ugakomeza ukizera Imana, ugakomeza ugakora ibyo Imana ishaka, ukirinda ubugome bw'iyi si. Uwiteka azajya kureba abona umeze nk'umusozi witwa Siyoni, ngo utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo ngo uhora uhamye iteka ryose. Uyu mugani cyangwa se iri jambo ni Yesu warivuze, arareba abona Yerusalemu, abona ukuntu hameze, ngo agiye kureba abona ahantu hose, abona mbese uduce twose tugoswe, mbese abona Yerusalemu igoswe n'imisozi. Arangije aravuga ati ariko mbese yagize yerekwa nka ryandi Pawulo yagize. Pawulo niwe wigeze kugira yerekwa ngo arebye umusirikare aho yari afungiye, ngo arebe umusirikare, ngo agiye kubona ngo abona umusirikare yambaye ingofero, ngo abona umusirikare yambaye umukandara, arangije ngo agiye kubona ngo abona umusirikare yambaye inkweto, arangije ajya mu mwuka aravuga ati ariko buriya nk'umuntu ukorera Imana yambaye nk'iriya nkweto yakandagira mu mahwa akamwica. Uriya muntu buriya aramutse yambaye nk'uriya mukandara, buriya ni ukuvuga ngo kwizirika kwe kwifunga kuriya. Turabasuje bene data, nukuri mukomeje kudukurikira kuri Nutebe TV 450. Aho imbere yacu dufite umutumirwa wacu ariko ni nyirurugo. Nukuri yambaye mu buryo butangaje. Imana iguhe umugisha. Rero mutumirwa wo turagushuje mu izina rya Yesu. Amen. Wakwivuga nubwo ari mu rugo rwawe. Twamuhire Didier niyo mazina yanjye. Didier, nukuri Imana iguhe umugisha. Didier, uri umukozi w'Imana. Yego. Ubutumwa bwiza bw'Imana. Yesu nabagirire neza cyane, nakugirire neza cyane. Bakunzi ba Nutebe TV 450, uyu munsi Didier Imana imuhaye ubutumwa kugira ngo aze atugezeho. Nyewe uri kameramani, amazina yanjye yagize Prive. Ariko ni Ferdinand. Imana ibaha umugisha. Rero Didier, nabanza nkakubaza akabazo k'amatsiko. Nta kibazo. Ukunda Yesu? Cyane rwose. Ndamukunda. Wumva se Yesu azaza nko mu buhe mwaka? Yesu nta mwaka azaziraho. Yesu buri munsi araza n'ubuyaza. Arahari. Turamuhorana cyane.
none se ko abantu bavuga ngo nitwatura ngo Yesu n'umwami n'umukiza ngo ubwo ngubwo nyine bizabihuriyemo ahantu bakatura nkaba mbona bagikora ibyaha mbona nta guhinduka, ubu twakora iki kugira ngo Yesu ajye muri twamenagure imigenzereze ya Satani? Twakora iki nk'abakozi b'Imana? Iki twakora kugira ngo Yesu aganze mu mitima yacu cyangwa aganze muri twe? Umuntu umwe baramubwiye bati buri ushaka gusa neza wagenda ukitera amazi. Hanyuma ngo yari afite amaga, yari yaramubanye nk'icyorezo, afite amaga menshi kabisa, yaramubanye menshi cyane. Ngo aragenda ajya mu mazi, arangije yijabaguriraho amazi, aho kugira ngo hubwake noneho amazi agiye muri ya magara murya. Ararira cyane, arasara, aravuga ati ntabwo nzongera koga, muzajye mugenda mwiyogere mwebwe mushoboye. Rero kwa Yesu ntabwo ari ukuza kwijabagura. Niba ufite amaga, mbere yo kugira ngo ubanze kugira ngo uke, urabanza ushaka ikintu kube yamaga. Kwatura ngo Yesu ni umwami gusa cyangwa ndatuye ngo reka ibyo bintu ntabwo bikuraho ikibazo cyari gihari. Ubwo byaba bimeze nkaho nyine wagiye koga akitera amazi kandi afite amaga. Urakoze mukozi w'Imana, ni ukuri Didier, Imana iguha umugisha. Ku mbuga, mu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga tubamo, ndi kuhabona ibintu bikomeye cyane kandi nawe warabibonye. Harimo abantu bari gutubura amafaranga. Abantu wabagira nama ki? Ndabizi ko wenda weho wabarabibonye ariko nturahura nawe, ariko se koko bira bintu ko bavuga ko babikora mu anasenga, ukumva ari gusenga, niki wowe wagira inama abantu bari kumukurikira ko amaze kugira abayoboke benshi? Mbo uzi ikintu nagira inama abantu se? Umuntu wese ufite inyota yo gufata ari amafaranga nagenda yafata. Sibwo ntubashoye? Oya ntago mbashoye. Buriya ubundi mu Kinyarwanda baca umugani bakavuga ngo umuhana avayo. Iyo ari kujyayo ntushobora kumubwira ngo azumve, ahubwo umuhana avayo. Nkunda gukoresha Ikinyarwanda gisa nk'ikijimije, ariko kenshi na kenshi umunyarwanda aciye umugani ngo umutima muhanano ntago wuzura igituza. Iyo umuntu uri kumubwira ibyiza ntago abyumva, ariko iyo agiye ku bibi gato, ibibi mbese bikamera nk'ibimuteje ikibazo, agaruka avuga ngo burya warambwiye. Uyu munsi wa none turaza kuri kamera tukavuga ijambo ry'Imana, tukabwiriza abantu. Ariko ikintu gitangaje, ntago abantu badukurikira, nta nubwo bashaka kudukurikira, kubera ko turi kubabwira ibyiza, mbese turi kumera nk'abari kubarura kandi bo barashaka gushya. Ariko buriya umuretse akagenda agashyaho gatoya akagaruka, yakubwira ati burya ibyo wavugaga byari byo, noneho ahubwo ngiye gufatanya nawe kubwira abantu ibyo nabonye. Umuntu bataratuburira buriya ntiwamubwira uti nyaboneka bariya nabatubuza. Kubera iki? Iyo umuntu akubwiye ngo ndakurangira akazi, ariko mbere yuko nkurangira akazi urampa 200,000. Uriya muntu yo muhuye ukamubwira uti uyu muntu uri kukwaka 200,000 kugira ngo kurangira akazi, arakubeshya nta kazaguha. Arakubwira ati ntibibaho, ahubwo wowe niba uyafite yangurize, njyewe nishakira akazi. Iyo rero iyo ushaka kugira ngo umumara, kuko wamubwiye akanga, buryo uyafite urayamuha ukagenda, bamara kumutuburira buryo butaragaruka akicara agatuza. Urakoze mukozi w'Imana. Ndacyakubaza ikibazo. Bibiliya iravuga ngo icyakora bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. None se ni gute abana b'Imana kubona hanze aha biragoye, ubuzima buragoye, ni gute abana b'Imana bakwiriye kwitwara, ni gute bakwiriye kugenda kugira ngo Imana ibishimire? Umwami bita Herode, ndumva ari Herode, yigeze guteza ikibazo muri Isiraheli. Hanyuma ateza ikibazo yumvise ko havutse umwami witwa Yesu. Aravuga ngo guhera ku mwana w'imyaka, yenda tuvuge niba abana bari bagejeje, mbese arabariranya. Aravuga ati yenda hari duhereye nko ku mwaka kugeza nko ku myaka 3, cyangwa tugahera nko ku mezi 5 kugeza ku myaka 3, aba bana wabica na Yesu yapfamo. Ngo hanyuma ashyiraho itegeko ryica abana, aziko na Yesu ari bupfemo. Noneho ngo hari umuntu witwaga Rasheli, yari afite abana bakuru ariko baragize gute, baragwingiye. Aba bana ba Rasheli bagaragara nk'abana batoya ariko bo bakuze. Hanyuma muri cyakiza abana ba Rasheli bapfamo. Uzi ibintu byabaye kuri Rasheli? Na n'uyu munsi Bibiliya ivuga ko na n'uyu munsi Rasheli akirira. Urakoze cyane. Bivuze rero, bivuze ngo
abantu nibabanze bakure be gukomeza kuba ingwingiri, kuko ibizaza gushaka ingwingiri bizabicana n'ingwingiri, cyangwa se bizaza gushaka abatoya kandi bo bakuze bizabicana n'abatoya kandi bo bakuze. Nibabanze bakure babone kujya bagenda bavuga ngo imana nk'ibyo byose. Ego ndacyakubaza urakoze ku gisubizo cyiza uduhaye. Ese umwana w'Imana, Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Ni ukubera iki abantu muri no minsi bavuga ngo ibintu byo gusenga ntago tubikunze, ibintu byo gusenga kubera ko abantu bavuga ko babaye icyaremwe gishya ariko baracyakora ibibi? Ese nkawe w'umukozi w'Imana ni iki wagira inama abakristo, umukristo wifuza kuza ngo abe icyaremwe gishya? Uzi impamvu ibintu byo muri iyi minsi bikomeye birimo n'urujijo, kandi urujijo rukomeye. Buriya mu myaka yashize kera, iyo umuntu yabaga aterekera cyangwa abandwa, umugani w'ikinyarwanda baravuga ngo uwanga amazimwe ngo abandwa habona. Kuko ngo yajyaga ku mugaragaro hariya agashyira ishyira ry'urukwavu ku gahanga, akambara impu, akabandwa ku mugaragaro, abantu bose bakabona ko abanzwe. Akubaka akazu ka nyakatsi, yamara kukubaka akabata ahangaha niho abapfumu, mbese niho iby'iwanjye mbikorera. None uyu munsi wa none umuntu arubaka etaje, akagira kumba gatoya ko hirya aho ngaho, akakagira uruhimbi, bya bintu akabikora kuko byasirimutse byageze mu gisirimu. Bugacya mu gitondo akambara agapantaro keza, akagatera ipasi, akambara n'ishati, akaza mu rusengero. Uyu muntu rero biragoye kugira ngo uzamutandukanye na kwa kundi we wari uri kuvuga. Ni ukuvuga ngo niba Bibiliya ivuga ngo abazi Imana yabo mbese bazakomera, uyu nguyu nawe araza muri ba bantu bavuga abazi Imana yabo, kuko bimaze kugaragara ko nta muntu utagira idini, kandi idini rya kera ririmo rirasa nk'irishaka kwangwa, ariryo nyine rya gakondo ryo kubandwa no guterekera n'ibindi. Rero umuntu uri muri iri dini yaryeruye baramufata nk'umusazi, ahubwo babigize gikirisitu, barabisirimura, barabizana, babyinjiza mu rusengero, noneho baraza bose bakinjira mu rusengero, wabareba ukabona ni abana b'Imana. Bivuze iki? Biravuze ngo umuntu uzi neza ko asenga Imana adafite ibindi bintu bibakiyeho, nasenge cyane kandi abe maso. Murakoze mukozi w'Imana. Ari ibibazo mfite ni byinshi ariko ndakubaza, none se muri no minsi, ariko nta nubwo wibwiye abantu babireze umugabo uri umusore, ndi umugabo w'umusore, ufite n'abana se? Cyane rwose. Umwe se? Benshi. Imana ishimwe, kuko buri abana ntibagira umubare. Yego. Ubundi ntawe ubara abana. Imana iguha umugisha. Ubwo rero Imana ikongere n'abandi benshi. Ahubwo hari abantu muri iyi minsi bari kwanga kubabyara, bonye bari wishaka kubivuga ntarakubaza. Nibasunikire, nibabanzanire, mbese babansunikire mbibyarire. Niki uvuga ku bapasitoru, abavugabutumwa, abakristo bavuga ngo kubyara ni ibintu bibi bitewe n'igihe tugezemo, turimo viziyo, igihugu ni gitoya, kurya kwiga biragoranye. None se nihe nama wavugaho ukagira n'abakristo, ni ubereke n'inzira bakwiye kunyuramo kugira ngo Imana, ndabizi neza ko ni Imana itemera ibyo bintu, niki wabagira inama kugira ngo tube abakristo kandi bubaha ijambo Imana yavuze ko tubyara tukororoka? Ari akantu kigeze kuba ejo bundi gatoya ko muri Guma mu Rugo, niho naboneye ko ibintu bikomeye. Umuntu ufite abana 5 yarariraga akavuga ati ni ukuri rwose nabuze ikintu nk'abana. Noneho ufite umwana umwe, urumva umuntu ufite umwana umwe ni ukuri yenda amaze nk'imyaka 20 yubatse, yakabaye afite ibiryo byinshi bizamutunga we n'umwana umwe, kuko nyine yarazigamye, urumva yagize imibare, ibintu byose abishyira kuri gahunda. Yakaba afite ibiryo muri cya gihe abandi bari gutaka kuko bafite abana benshi babiriye, hanyuma nawe iwe mbese bikaba bitarabonye ababirya, mbese ntiyirirwa. Ariko bene abo bantu uzi ko twahuriraga
ku muyobozi w'isibo ati nyabuneka natwe muduhe ugiye gusaba ibiryo tugiye gusaba ibiryo none se ubwo niba yarajyaga gusaba ibiryo afite umwana umwe abandi bakajya gusaba undi akajya gusaba ibiryo ari we n'umugore ndetse baranavuze ati twe tuzifunga ibyo ntitwabivamo ubwo turavuga yuko abafite ikibazo ari bande abafite ikibazo ni ababyaye cyangwa afite ikibazo n'abatarabyaye bose bafite ikibazo rero ni ukuvuga ngo uwabyawe uwagiriwe amahirwe yo kubyarwa nawe yakabaye abyara bwo kubyara nta kibazo babyare bororoke leta iragufunga baragufunga kuko bavuga ko tugomba kuboneza urubyaro ese kuboneza urubyaro ni gute ubundi baboneza urubyaro gute kubyara ushoboye kurera abo ushoboye kurera ni bangahe yenda n'urugero nkawe ndamutse nguhaye nk'ikibazo niba warabyaye umwe guma mu rugo y'icyumweru kimwe yatera kumurera bikakunanira ubundi wowe ushoboye kurera bangahe njyewe ariko ndi kubariza abantu njyewe ku giti cyanjye ntabwo simbemerera bizi n'umukirisi urumva simbyemera njyewe nemera ko tugomba kubyara ariko Imana abo yakugeneye kurera gusa hari ijambo umunyarwanda yavuze yaravuze ngo kami ka muntu n'umutima kandi ngo umuntu ntago azabazwa ibyo atahawe ahubwo umuntu azabazwa ibyo yahawe niba yarabicunze neza cyangwa yarabicunze nabi kugira ngo urabizi Bibiliya ivuga umugani wa ba bantu batatu Yesu yahaye itaranto arababwira ati wowe ndarebye mbona ushoboye imwe reka nyiguhe ugende uyicunge ubwo si umwana umwe nyine wavuze ushoboye undi ati wenda arebye mbona ushoboye 3 reka nziguhe ugende uzicunge undi ati wenda arebye mbona ushoboye 5 reka nziguhe ugende uzicunge harya byagenze gute wabo ndi wayitabye uwahawe 5 yungutse 5 uwahawe 2 yunguka izindi 2 uwahawe imwe nta kintu yungutse yaragiye arayitaba baramujugunye bakoretse ka kantu kariho 0 ugira se urumva uwahawe 5 yungutse 5 ubwo agira 10 none uwahawe 2 yunguke 2 uwahawe imwe aragenda rero ni nkayo ngayo mbese ni nk'ibyo ndakwibariza ikibazo kindi mwene data tumaze iminsi tubona ari abahanuzi kuri social media bavuga ibintu bidakwiriye tukavuga ngo Imana yivuguruje ngo Imana ngo nyine ngo byakomeye mbese ikivuga hano kuri social media gisa nkaho cyanyereye mugani wa bantu bavuga ngo aho ishyamba ubundi inkende yo byayikomeranye ngo n'ibiti biranyerera ese niki wavuga ku bahanuzi b'ibibuno tumaze iminsi tubona ntago mvuza amazina nawe urabizi icyo nshaka nuko niki wabavugaho aba bantu kuko Yesu yaravuze ngo tuzamenyera ku mbuto zabo imbuto zacu n'isi azaba zatumenyeraho iyo tubonye imbuto tubona imbuto zitari nziza cyane niki wowe wakora nk'umukozi w'Imana niyihe nama watanga kuri aba bantu niki wabwira n'abantu bakomerekejwe nabo babakomerekeje mu buhe buryo nshobora kuba nkuzi ko uri umuntu mwiza ariko ejo nkumva amajwi yawe wasambanye ejo nkumva amajwi uri gutukana ku gasozi hano kuri ku mbuga nkoranyambaga niki wabwira abo bantu bakomerekejwe babonye abantu bakundaga badakoze bari gukora ibidakorwa gusa abantu bakunda abantu mbese abo bantu nabo ndabagaye umuntu wese ukunda umuntu ndamugaye Bibiliya ivuga ngo iki Bibiliya ivuga ngo nta cyiza mbese ntago umuntu mu yandi magambo abonerwamwo agakiza niko birivuga ngo ntago umuntu ajya abonerwamwo agakiza urumva ni ukuvuga ngo umuntu muri kamere muntu ntago ajya abonerwamo agakiza we rero waboneyemo umuntu agakiza wakoze icyaha banza wihane nurangiza kwihana noneho wicare hasi umenye icyo ugomba gukora umenye ko agakiza bagashakira ku Mana kubera ko iyo wakunze Imana mu yandi magambo iguha umurongo ngenderwaho ugomba kugenderaho niba rero uri kureba ku bantu kwahere
Imana iguha umugisha umukozi w'Imana Didier, Imana iguha umugisha mwinshi. Ikindi kibazo nakubaza, muri iki gihe turimo njya mbona abahanuzi tugiye mu gihe cya Barisa na Beriya, abahanuzi bajyaga batinyuka bagasengera igihugu, bagasengera n'abayobora, kugeza ubwo abayobora bazaga bakabaza abahanuzi ngo ese tubigenze gute. Niki kiri gutuma twebwe abahanuzi cyangwa abavuga batuma tutari abantu igihugu cyaza kikagisha inama kugira ngo kuko umuhanuzi buriya igihugu kitagira umuhanuzi kiragira ute, kiracika cyangwa kigaterwa. Niki wavuga kuri ibyo bintu? Kweri yajyaga abwira aha bakamubwira ati nyamara wakoze amakosa. Niki kiri gutuma? Ese Imana yatwambuye igitinyiro? Ese twiyambuye ibyo twakoreraga Imana? Ndetse nkubaze ugira ikintu bivugaho. Icyo nabivugaho, icyo kibazo ni cyiza cyane ndanagikunze. Ntago Imana yigeze twambura igitinyiro. Igitinyiro cy'abahanuzi kiracyahari, igitinyiro cy'abakozi b'Imana kiracyahari. Ahubwo mu bahanuzi haba umuhanuzi mukuru. Hanyuma muri wa muhanuzi mukuru nukuvuga ngo we abazwi. Nukuvuga ngo Isiraheli niba yari ifite umuhanuzi yenda Samweli. Buriya Samweli ntabwo ari we wari umuhanuzi wenyine. Hari abandi bahanuzi batoya babaga bahari. Urumva, ariko Samweli akaba umuhanuzi mukuru. Niba Yesaya yari mu gihe cye ari umuhanuzi, yari Yesaya ari mu gihe cye ari umuhanuzi mukuru. Noneho hakabaho n'abahanuzi batoya. Murabizi ku bwa Eliya na Elisa, Bibiliya iravuga ngo abana b'abahanuzi basanga Elisa, baramubwira ngo ese wamenye ko shobuja ari bugukurwe? Arababwira ati nimuceceke, ibyo ngibyo ngize gute ndabizi. Gusa icyo umuhanuzi mukuru azi n'abatoya barakizi, ariko kuko bakiri batoya ntago bemerewe kuzamuka nyine. Hanyuma rero umuhanuzi wari we wese aho ari nategereza igihe cye nikigera, mbese byinjiye mu isaha ye y'igihe cye, azazamuka nyine bazamugana. Ariko mu gihe akiri mutoya ni umuhanuzi w'Imana kandi Imana iramwemera, nta kibazo. Imana iguha umugisha, bivuze ngo haracyariho abahanuzi barahari benshi cyane, n'abasengera igihugu barahari. Ahubwo twebwe twitwa abahanuzi yenda batoya, twe tugomba gusenga tukaba tuzi ko Imana itwemera, nta kindi. Nese ubu ntabwo turi kuri level, kuko biravuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Eliya yari umuntu nkatwe. None se no kubera iki twabatacyariza kutugisha inama uko bimeze? Kwizera kwaragabanyutse. Oya, mu gihe cya Eliya hari abahanuzi n'ubundi batoya, ariko Eliya niwe wari ugezweho kugira gute, kugaragara. Niwe Imana yari yarashyize ku mugaragaro. Ariko namwe muri abahanuzi pe, n'Imana irabemera, ariko hari bakuru banyu. Noneho rero mwebwe kuko muri abahanuzi bari inyuma ya bakuru banyu, uwo mukorera n'umwe mwese abafata kimwe arabemera, ariko uwo nguwo niwe mbese wicaye ku ntebe y'ubuhanuzi. Nuko ngo n'ubundi hari abasengera igihugu bazwi, no muri stade bahamagara bakavuga ati tuzakora igiterane igihe iki n'iki, abasengera igihugu bazwi. Nawe rero ugomba kugisengera n'ubundi ukajya muri uwo mugabane w'abasengera igihugu, ariko hari abahanuzi bakuru. Yego. Bivuze ngo hari aho urwego rwawe rutaragera kugira ngo ugende wicare bakugisha inama bagire bati. Muri iki gihugu nta muhanuzi mukuru urimo? Barahari. Ni kuki nyine batajyaho ngo bagisha inama? Barahari, ahubwo impamvu waba utabazi ni iyihe kandi uri umunyamwuka kuko utamenya abanyamwuka bagenzi bawe ngo umenye abahanuzi bagenzi bawe bakuru aho barabuze? Barahari. Hari ababuzi bajya kugisha inama? Barahari. Imana iguha umugisha. Rero ari umunyamakuru ujya ukunda kuvuga ngo agaseke k'amakuru tukerekeje ahantu aha. Agaseke wadupfunyikiye k'amakuru Imana iguhaye kugira ngo uze ugeze ku banyarwanda, uze ugeze ku bakunzi ba NUTV TV 450. Nukuri tuguhaye urubuga utugezaho icyo Imana yagutumye, ubundi twumve icyo Uwiteka abwira amatorero. Karibu mukozi w'Imana. Ndumva ngiye gusoma ijambo rimwe ritari rinini cyane rwose, riri hano muri Zaburi y'125. Riravuga ngo
abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, Yeah. ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen. Se iri jambo si ubu ngubu ntiryumvikana? Ko nawe ntutubere nk'aba bandi ngo mwuka dusobanurire. Umwuka yabasobanurira kandi Aya. umwuka reka nta mikino. Aya. Umwuka nta mikino agira yabasobanurira. Abantu batubeshya. Ko mwuka basobanurira. Se mwuka azagusobanura n'ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana Imana yashyizemo ubutumwa bwiza, tubwire rwose, ubwire n'abanyarwanda n'abantu bari hanze bose twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Ni ukuvuga ngo dusomye ijambo riratubwiye ngo abiringiye Uwiteka. Yego. Abantu benshi nibyo twari turimo tuganira tuvuga, bazi ko abantu biringiye Uwiteka ari abantu batitira bakavuga mu ndimi bagahanura. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu akikubona uri hariya mu nzira mu rusengero akabona urahagurutse uratitiye, aravuga ati sha ntabwo uri buncikaho utaha hose ndagutahaho, byanze bikunze urambwira icyo Imana yakweretse, urambwira icyo Imana yakubwiye. Noneho bigatuma abantu bareba bakavuga ngo abiringiye Uwiteka ni bariya bahawe gutitira, ni bariya bahawe impano, ni bariya bahanuzi, ni bariya bavuga butumwa, ni bariya basoma ijambo ry'Imana, ni bariya baririmbyi bafite ijwi ryiza, mbese bazi kwantona neza, ngo nibo ngo biringiye Uwiteka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nawe wiringiye Uwiteka. Mu gihe wavaga mu byaha, mu gihe warekaga ubusambanyi, mu gihe warekaga ubujura, mu gihe warekaga ubutekamutwe, mu gihe warekaga ubuhehesi, mu gihe wavaga mu bintu byose bidahesha Imana agaciro, ukavuga ngo njyewe nubwo nta kindi kintu kindi mfite mu bijyanye no gutitira cyangwa kugira ijwi rihogoza, ahubwo ndumva ngiye gukora iby'Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe rero nawe wagiye mu bantu biringiye Uwiteka. Hanyuma icyo usabwa gukora ni iki? Ni ukuguma mu mwanya winjiyemo, ugakomeza ukizera Imana, ugakomeza ugakora iby'Imana ishaka, ukirinda ubugome bw'iyi si. Uwiteka azajya kureba abona umeze nk'umusozi witwa Siyoni, ngo utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo ngo uhora uhamye iteka ryose. Uyu mugani cyangwa se iri jambo ni Yesu warivuze, arareba abona i Yerusalemu, abona ukuntu hameze, ngo agiye kureba abona ahantu hose, abona mbese uduce twose tugoswe, mbese abona Yerusalemu igoswe n'imisozi. Arangije aravuga ati ariko mbese yagize iyerekwa nka ryandi Pawulo yagize. Pawulo niwe wigeze kugira iyerekwa ngo arebye umusirikare aho yari afungiye, ngo arebe umusirikare, ngo agiye kubona ngo abona umusirikare yambaye ingofero, ngo abona umusirikare yambaye umukandara, arangije ngo agiye kubona ngo abona umusirikare yambaye inkweto, arangije ajya mu mwuka aravuga ati ariko buriya nk'umuntu ukorera Imana yambaye nk'iriya nkweto yakandagira mu mahwa, amahwa akamwica. Uriya muntu buriya aramutse yambaye nk'uriya mukandara, buriya ni ukuvuga ngo kwizirika kwe, kwifunga kuriya, hari ikintu na kimwe gishobora kumunyeganyeza. Aravuga ngo yambaye nk'iriya ngofero, ngo hari ikintu na kimwe cyaza mbese kikaba cyamuhungabanya mu mutwe. Hanyuma arangije aravuga ati umusirikare wa nyawe cyangwa se umusirikare wa Yesu agomba kuba afite inkweto ikomeye. Aravuga ati iyi nkweto nibwo butumwa bwiza. Nawe rero ngo arangije aravuga ati nk'uko imisozi nduzi igose i Yerusalemu, mbese nk'uko nta hantu na hamwe wapfa guca ugiye i Yerusalemu utabanje kuba wanyura ku musozi, mbese abona ukuntu imisozi yikikije, aravuga ati nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu. Amen. Noneho avuga ukuntu nyine ukuntu Uwiteka, mbese iyo ngeze aha ngaha hari igihe kuhavuga bisa nk'ibintu ntabasha, ni ibintu birebire cyane. Nkunda kubigereranya n'igisiga kinini cyane bita ikizu. Bibiliya niyo ivuga ngo kiriya gisiga ngo kigira amababa manini cyane, ngo kikagira ukuntu kijyana abana bacyo hejuru mu kirere, hanyuma cyarangiza kikabatoza kuguruka, kikabashyira ku mababa, kikabitaza, ariko ngo bajya kugwa kikamanuka kikasasa amababa, ngo hanyuma umwana wacyo akongera akigira kuri ya mababa. Rero aravuga ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka
agota abantu be ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ikintu abantu babuze ni ukwizera. Nicyo kintu kibaho gikomeye abantu babuze. Niba uzi neza yuko mu mutima wawe nta kintu cyitwa icyaha kirimo, nta gomwa ririmo, nta bugome burimo, mbese nta kintu cyagutandukanya n'Imana kirimo, ni ukuvuga ngo uri umwe mu bantu Uwiteka agose. Amen. Amen. Uri umwe mu bantu Uwiteka agose. Niba uzi neza ko mu mutima wawe hera, ukaba uzi neza ko mu mutima wawe nta rwango rurimo, ukaba uzi ko mu mutima wawe nta bintu by'imigambi ujya ugambirira abantu kugirira nabi, ni ukuvuga ngo uri umwe mu bo Uwiteka agose. Ibyo byo gutitira byihorere, bifite ba nyirabyo, ni impano yabyo, ariko niyo ni impano ufite yo gutuza, hanyuma Imana ikakugirira neza. Amen. Rero arakomeza aravuga ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agosa abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Umvise imbaraga aba bantu bafite. Uhereye none ukageza iteka ryose. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite, utayata ntabwo yayakurwaho, wiringira Imana uyiringira ntabura amahoro meza adashira. Imana ishimwe. Ngo amahoro Yesu aha abantu ntagira akagero ntarondoreka. Ubundi iyo ugiye kureba mu buryo bwa hano ku isi, uburyo ki abantu babeshejweho n'imiruho n'imibabaro n'imihangayiko, iyo ugiye kureba usanga umuntu wahawe amahoro na Yesu ntago hangayika. Hari umuntu wigeze kuduha ubuhamya atubwira uburyo ki umuntu uri mu mahoro ya Yesu aba atandukanye n'abandi. Aratubwira ati umunsi umwe bigeze kudufata, badufatana nyine, hari ukuntu ushobora kuba uri kugenda gutya mu nzira bakagufatana n'abandi bantu runaka, yenda batinze gutaha nijoro cyangwa se ibintu nk'ibyo byabayeho. Hari ukuntu wenda nko muri Guma mu Rugo bavuga ati urenza saa sita ni ikibazo, noneho rero wenda wowe bitewe n'akazi wakoze ugasanga ugejeje saa sita bagufatanye na ba bantu bafatiye mu kabari bagize bati, noneho ngo babafashe babashyira mu modoka. Wabashyize mu modoka kuko we yaravuga ati jyewe nifitiye amahoro ya Yesu. Akigera mu modoka arasinzira, kandi ubwo baramufashe bagiye kumufunga. Akigera mu modoka arasinzira. Abandi batese shaho wowe umeze ute? Ni gute wowe ufatwa aho ugiye urahazi, ugiye mu mihangayiko, nturaye mu rugo, mbese mu yandi magambo ibintu byacitse, none wowe urisinziririye wagize ngo wageze mu rugo? Arabwira ati genda umva nifitiye amahoro. Ni ukuvuga ngo amahoro Yesu atanga ntago agarukira kuko yenda wariye ugahaga. Niyo utariye ayo mahoro ubu yafite. Ntago agarukira yuko bagusohoye mu nzu. Niyo bagusohoye mu nzu ayo mahoro ya Yesu ubu yafite. Ntago agarukira yuko wabuze minerivare y'umwana. Nubwo iyo minerivare yabuze, aya mahoro ya Yesu ubu yafite. Ni ukuvuga ngo amahoro Yesu atanga ntago agira akagero, ntarondoreka, ahumuriza n'abatayafite, utayata ntago yayakurwaho. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo dusoreze aha ngaha, ntago njya nkunda kwigisha cyane ngo ntinde, ariko mba nzi neza yuko icyo nganiriye n'abantu wabyumva neza yabishatse byamugera ku mutima kandi byamuhindura, kuko buriya ngo abyirwa benshi akumva beneyo, kandi guhinga cyane siko kumara umurima, cyane cyane yuko kumaramo urwiri cyane nabyo ntago ari byiza. Ejo se wazaza hanyuma ukabigenza gutya, uhinga gakeya kugira ngo n'imbaraga zitagushirana. Urwiri rushizemo ntabwo uzi ko aribwo imyaka yera. Urwiri wari uzi ko buri urwiri narwo ruba mu bintu bikenerwa mu murima? Ntabwo mbizi, njye sinahinze cyane. Ni ukuvuga ngo iyi si mu buryo iyi si iteye ni uko nguko izahoramo abakiranutsi n'abanyabyaha. Izahoramo abakiranutsi n'abanyabyaha, ahubwo uwumvira ijwi akumva ari Imana avuganye nayo niyitarure ntiyininire, aze cyane cyane ko nubwo yaba umwe akaza kumvira Imana, ibi byagira umumaro kurushaho. Rero n'ubundi ndabizi neza ntago nageza handeze,
ntabwo nageze aha Yesu wa mugani wa wundi ntabwo nageze aha Yesu nawe yaravuze ati ese umwana w'umuntu azasanga kwizera kukiri mu isi nubwo bimeze bitya nuko ngo yarebye isi areba ibiyikurura areba ibintu biri gukurura abantu b'Imana agenda afite impungenge aravuga ati ariko ubundi ubu umwana w'umuntu naramuka agarutse azasanga kwizera kukiri munsi bivuze ngo yaragerageje ariko nuko byagenze Imana ibaho umugisha Imana niguha umugisha mukozi w'Imana ubwo utugejeje ijambo ngo abiringiye Uwiteka abantu bakomeze biringira Uwiteka ntabwo azabakoze isoni uyu mwami ngo ni umugabo ukomeye cyane ubwiza bwe n'imbabazi ze ngo nibigira akagera ni ukuri se yari yakwiyereka basi no mu nzozi njyewe naramubonye ndi mu bantu bamubonye cyane kuko maze iminsi numva abantu bagiye bagira amayerekwa menshi atandukanye ariko nanjye nagize iyerekwa ryo kuba nazagera hari ahantu tuzajya kera cyangwa vuba bitewe n'igihe cy'umuntu ariko buri ijuru rirahari ndagira ngo mpumurize n'abantu ijuru rirahari kuko nanjye narigenzemo nararitembereye ndi umwe mu bantu bagezeyo rwose bitari bya bindi byo gupfunyika by'abantu numvise muri iyi minsi bateye ariko jyewe ijuru nagiyemo bariya banywa amaraso ntiwamenya ashobora kuba arayintuza bari kunywa sinzi abatembereye ijuru nabo bavuga ko bahuye ngo na Paulo ngo na Petero ngo bakabasangira ngo hano ngo baranaryamana hari abantu nyine ngo bararanye na ba Petero reka se hari umuntu wavuze ati njyewe nahuye na Petero Petero naramubonye arara muri shambure iyi gusa reka nkubwire umuntu wagiye mu iyerekwa akajya mu ijuru njyewe twaganira kubwo yenda abantu tudaca hamwe bitewe n'icyo Imana ishaka kutwereka ariko mu kirere cya mbere hari umuntu bita Apolowoni ubwo ni iki isobanuriye abantu Apolowoni ni umudayimoni munini abadayimoni nabo rero uzanyemo urumva ni umudayimoni munini ni umudayimoni uteye ubwoba ni umudayimoni ufite imbaraga yambara urushuka rw'umukara abahagaze yambara urushura ubwo ni mu kirere cya mbere ni ukuvuga ngo uvuye hano ku isi ukazamuka ukagera ku kirere cya mbere noneho ukakirenga ugashaka kwinjira mu kirere cya kabiri abahagaze hagati aho ngaho ni ukuvuga ngo ikintu akora akorotiriye abantu bashobora guca aho ngaho bazamuka bajya ku Mana ni icyo ashinzwe nta kintu ni ingabo ya Satani ni ukuvuga ngo nicyo kirere ahagazemo ni ukuvuga ngo wowe ushobora gusenga ugasenga ikirere cya mbere hano ku isi ukazamuka ugasa nk'ukirenga nacyo kirimo abadayimoni baciriritse ariko iyo ushaka noneho kugera mu kirere uhita utobora ukazamuka ukagera ku Mana mama yake ni mama reka mvuge gutyo none se we wabashije wenda kugera muri icyo kirere ni ukuvuga ngo abamarayika wabonye abamarayika narababonye ariko abamarayika ubabona umaze gutobora uvuye aho Apolowoni ari yego ni ukuvuga ngo mu yandi magambo imbere ya Apolowoni gutya imbere ye kwa kundi umuntu aba utundi tudayimoni twarezereza utu tudayimoni hari imirambo y'abakirisitu bahaguye bapfuye yishe bari bafite gahunda yo kujyayo barazamuka apfa ariko yari afite gahunda yo kujyayo agapfa si uko umuntu apfa cyangwa babandi bibwa na Satani bano bantu bibwa na Satani hari ukuntu ubu ngubu ushobora gusenga ariko ugasenga uri umusambanyi yenda n'urugero noneho ugasengera kuzamuka ukagezamuka ufite amatsiko cyane noneho ukazamuka wagera imbere ya Apolowoni iki cyaha ntago cyatuma urenga imbere ya Apolowoni hanyuma Apolowoni we ahita abona umugambi ufite abatekosha nta soni urananirwa kugumisha ubusambanyi bwawe ku isi ngo ukomeze byibura wamamaza ubusambanyi hanyuma ibintu byanjye bikomeze kugenda neza none urashaka kuncika noneho ngo uzamuke ujye ku Mana noneho ubwihane burundu noneho ne kuzakubona ahita kwicira kuko urumva bafite akantu gatuma gufata urumva rukuruziye ibigufata sumaku y'ibigufata ni umwana wo kurimbuka ni umwana wo kurimbuka ariko yatari umwana wo kurimbuka Yesu ayongera kumuha amahirwe iyo utari umwana wo kurimbuka ushobora kuzamuka nyine warasenze neza warihannye cyangwa se wahagera Imana ikakubwira icyo gukora kuko nanjye narahageze ntangira kwikositara nawe ndarwana na Apolowoni ijwi rirambwira ngo nta muntu ujya urwana na Apolowoni ngo amenyeshe usibye marayika wenyine
ngo ngo uwo mudayimoni nta muntu ujya urwana nawe, abantu yishe urababona uko bangana. Nese ubwo uwo mudayimoni tumutinye? Uzi tekinike abicisha? Ni ukuvuga ngo afite igishura kinini, noneho icyo gishura wowe ukireba ubona ari nk'umwenda, ariko ni ukuvuga ngo iyo umuyaga uza muri icyo kibuga arimo, iyo umuyaga uza we ubundi hagaze hagati mu muryango neza, mu muryango winjira ujya mu ijuru, niho ahagaze muri uwo muryango awuhagararamo akawuzura. Ni urudayimoni runini rungana n'inzu nini cyane. Noneho rwo ni ukuvuga ngo iyo rugiye gufata umuntu rugiye kumwica, umuntu azamutse nyine akavuga ati reka nze mpangane nawe, rwo rugira gutyo umuyaga ukazajya uza ugahuha, bya bishura bikaguka. Ubwo nawe uko byaguka niko ugenda uhunga, uko byaguka niko ugenda uhunga, ukaza kugera kuri finali y'ahantu utari bubone aho uhagarara, kuko biragenda byaguka bigusanga. Noneho iyo umaze kubura aho uhagarara rero, cya gishura kiraza kikagukubita. Iyo kigukubise uhita upfa. Kiba kimeze nk'icyuma, kiba gifite imbaraga, kiba kimeze nk'icyuma. Iyo kigukubise tayari uhita upfa. Bivuze ngo Apoloni niwe uri ku muryango. Rero ngiye kugira ngo mpace, ijwi ryarambwiye ngo sengera Apoloni, mpita njya mu mwuka ndavuga ngo Apoloni pfa mu izina rya Yesu. Mbona ruhananutse hejuru iriya muri wa muryango, rurahubutse rwikubise hasi. Ntago ruba rupfuye, ruba rusinziriye. Imbaraga z'Imana ziba zikurimo, ziba zirufashe, rugahubuka rukikubita hasi. Tayari rwikubita hasi uhita uzamuka. Nese ngiye mfite ibanga ryo kumusengera nanjye. Iryo ni ibanga ryawe nawe. Nk'ubu ndarimenye. Nk'ubu mu gitondo mise njya mu ijuru, Imana nanjye ntembereje. Nagerayo iri banga ndimenye, n'abakristo bari kudukurikire bakurikirana Ntutebe TV 50, bakamenya ayo mabanga, bazagerayo kwakundi uhagera ubwenge bukora. Kahita uvuga ati Apoloni pfa mu izina rya Yesu. Kujya mu ijuru ni promotion muvandimwe wawe. None se iyo wabonye ngisi nayibona? Ntago nabura kutakwifuriza kuyibona. Hanyuma nuyibona, nubona iyo promotion, Imana izaguha n'uburyo bwo kujya. Imana ijoro ngeyo. Ntago uzagenda nkuko nagiye. Oya ngende nkuko wagiye, kujya kurira nkaritambagira, namara ko ritambagira n'icyifuzo ndi gusengera. Nkaritambagira nkamenya niba kuko bano bantu bari kumbwira ngo bahuye na Yesu, ngo arabatambaza, bamenye niba batatubeshye. Nanjye nzaza ntango kubuhana. Gusa icyo ngira ngo nkubwire cyo nuko abantu bari baharwa promotion yo kujya mu ijuru, mu butumwa bagiye gufata. Nanjye ubwo butumwa ndarushaka. Imana ni nka kuno Imana usenga ikaguha impano y'ubuhanuzi, undi ikamuha impano y'ivuga butumwa, undi ikamuha impano y'uburirimbi. Ngendera ijoro. Urumva? Rero hamwe nuko Imana ishaka kukugira, ibikugire mu izina rya Yesu. Mana ubyumve ko nshaka nanjye gutambagira ijuru, nanjye ukampa message, mfite courage yo kugira ute, yo kujya kuhatambagira nanjye ukampa ubutumwa bushyashya. Urabizi ko ntajya ngutenguhama, ndarisenze nanjye Imana imumugira. Umukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Reka tusoza watanga nimero zawe, abagushaka abashaka kubasengera mu minota mike dusigaje nk'ibi 3, ugasengera ukagira ute, ugatanga nimero yawe, abantu bakazaguhamagara ukabasengera, Imana baguha umugisha. 8220 8518 8220 ziba ziri no ku kiganiro. Bakunzi ba Ntutebe TV 450, mukande subscribe. Turashaka ko mu kwezi kwa mu mpera z'uko kwezi tuzatwuje aba subscribe 1000. Mukande subscribe, bakristo mudutere inkunga, turi kwamaza ubutumwa bwiza no kuri mukande subscribe. Ubundi niduserebura imigisha Imana iri kuduha, natwe tuzabaha. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Amen.